Ukuvanwa mu Misiri igice cya 10. Inzige. Uhoraho abwira Musa ati subira ibwami kuko ari jye wanangiye umutima w'umwami n'ubyegera bye kugira ngo mbereke ibimenyetso bitangaje. Bityo muzatekerereza abana banyu n'abuzukuru banyu ibyo bimenyetso nakoreye mu Banyamisiri nuko nabagenje, ndetse muzamenye ko ari jye Uhoraho. Musa na Aroni basanga umwami baramubwira bati Uhoraho Imana y'Abaheburayo yaravuze ati uzageza ryari kwanga kwicisha bugufi imbere yanjye? Reka ubwoko bwanjye bujye kundamya. Nukomeza kwanga kurekura ubwoko bwanjye, ejo nzateza igihugu cyawe inzige. Zizazimagiza ubutaka ku buryo butazagaragara. Zizarya ibyasigaye bitangijwe n'urubura, zirye n'ibiti byose byo mu mirima yanyu. Zizuzura mu mazu yawe n'ay'ibyegera byawe byose, n'ay'abandi Banyamisiri bose. Zizahatera icyago gikomeye ba so na ba sokuruza batigeze babona mu Misiri. Nuko Musa ava ibwami. Ibyegera by'umwami biramubwira biti uriya mugabo azakomeza kuduteza ibyago kugeza ryari? Reka abagabo b'Abisirayeli bajye kuramya Uhoraho Imana yabo. Ese nturamenya ko Misiri yarimbutse? Umwami ahamagaza Musa na Aroni arababwira ati ngaho nimujye kuramya Uhoraho Imana yanyu, ariko mumbwire n'abo muzajyana. Musa aramusubiza ati tuzajyana n'abana bacu n'abasaza bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko tugomba kwizihiza iminsi mikuru y'Uhoraho. Arababwira ati amahirwe mwayakura he ngo mbareke mwijyanire n'abana banyu? Biraboneka ko mufite imigambi mibi. Ntabwo mumbemerera. Nihagenda abagabo bonyine baramya Uhoraho kuko ari cyo mwasabye. Nuko birukana Musa na Aroni ibwami. Uhoraho abwira Musa ati ramburira ukuboko kwawe ku gihugu cya Misiri giterwe n'inzige zirya ibimera byose urubura rwasize. Musa aramburira inkoni ye ku gihugu cya Misiri, maze Uhoraho atuma umuyaga uturutse iburasirazuba wiriza umunsi ukesha ijoro ugihuha. Bwakeye uwo muyaga umaze kuhageza inzige zuzura uturere twose twa Misiri. Inzige zingana zityo ntizigeze zigwa mbere y'icyo gihe, nta n'izizongera kugwa. Izo nzige zizimagiza ubutaka bwose burijima, zirya ibimera byose n'imbuto z'ibiti urubura rwasize, ku buryo mu Misiri nta kibabi cyangwa icyatsi cyahasigaye. Bidatinze umwami wa Misiri atumiza Musa na Aroni arababwira ati nacumuye ku Uhoraho Imana yanyu, namwe mbacumuraho. None mwongere mumbabarire igicumuro cyanjye. Nimunsabire Uhoraho Imana yanyu ankize iki cyorezo. Nuko Musa ava ibwami asaba Uhoraho. Uhoraho atuma umuyaga w'inkubi uturutse iburengerazuba ujyana inzige uziroha mu nyanja itukura, ntihagira uruzige na rumwe rusigara mu gihugu cyose cya Misiri. Ariko Uhoraho akomeza kunangira umutima w'umwami wa Misiri, maze umwami ntiyareka Abisirayeli ngo bagende. Umwijima. Uhoraho abwira Musa ati tunga ukuboko kwawe ku ijuru hacura umwijima mu Misiri, umwijima utuma abantu barindagira. Musa atunga ukuboko kwe ku ijuru, nuko mu minsi 3 hacura umwijima w'icuraburindi mu gihugu cyose cya Misiri. Mu minsi 3 ntihagira ubasha kureba mugenzi we cyangwa ngo ave aho ari, ariko aho Abisirayeli bose bari batuye harabonaga. Umwami ahamagaza Musa aramubwira ati nimugende mujye kuramya Uhoraho, mujyane n'abana banyu, imikumbi yanyu n'amashyo yanyu muri byo musiga. Musa aramusubiza ati ntidushobora kugenda tudafite amatungo yo gutambira Uhoraho Imana yacu ibitambo bisanzwe n'ibikongorwa n'umuriro. Amatungo yacu yose tuzayajyana tudasize na rimwe, kuko ariyo tuzakuramo ayo gutambira Uhoraho Imana yacu. Ntidushobora kumenya icyo tugomba kumutambira tutaragira aho yatubwiye. Ariko Uhoraho anangira umutima w'umwami, maze umwami ntiyemera ko bagenda. Umwami abwira Musa ati mva mu maso, ntuzongere kumpinguka imbere. Umunsi wagarutse aha nzakwica. Musa aramusubiza ati ibyo uvuze nibyo koko, sinzongera kuguhinguka imbere.